tuje kukuramya mana yacu y'icyubahiro, ubamye nk'uko indabyo mera imbere y'izuba, wowe utanga umunezero, utubabarira ibyaha, utumurikire mana tweguteshukiye inzira. Imirimo yawe mana igaragaze hose, ijuru n'isi bihamya icyubahiro cyawe. Inyenyeri, izuba n'inyenyeri ndetse n'imisozi, n'inyoni ziririmbira mu biti by'inzitane. Soko y'imigisha yose uratubabarira, ni wowe nyir'ubuzima, ni wowe utubeshaho. Utwuzuze urukundo, uduhire mana yacu, uduhaze umunezero, turagusabye mana. Twabagezagaho indirimbo 355 ivuga ngo turakuramya mana. Iyi ndirimbo ibagereho, batubutse gukora subscribe, gukora share, gutanga comment. Murakoze cyane. Kamara akanya tuvuge ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Iri somo riboneka muri Matayo ibice 4, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, ndetse riboneka no muri gice cya mbere umurongo wa 12 kugeza 13, ndetse riboneka no muri bice 4 umurongo wa 13. Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe gusa, yawe aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Cyatse kuvuga ngo baraza bamuzanira ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibindi byose bikenewe. Hano hari ibigeragezo 3 abantu b'Imana bageragereshwa. Si abantu b'Imana ahubwo ni abantu bose bari mu isi. 3 ibigeragezo 3 ntabwo wapfa kubitsinda gusa, wabishaka utabishaka. Ibigeragezo 3 ni ukumenya ngo umuntu wese warimwe n'Imana wese agomba guhura nabyo. Katubabwire icya mbere, kuko tumaze kubisoma hano ibice 4 biri ku murongo wa 4, biri ku murongo wa 3. Umushukanyi aramwegera amubwira ati, niba uri umwana w'Imana biriya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Umuntu umaze iminsi 40 atarya
ubushobozi Imana yari yamuhaye bwari burangiye, asigare wa muntu umeze nk'urudega ugenda dandabirana, umeze nk'ugiye gupfa pe. Rutera araza aramugerageza ati ngwino amwereke, waravuze ngo ntiwanyumvira, yabize ntiwanyumvira, uri muzima, ariko noneho ubu ngubu ndagufite, mubonemerere gukoresha ibyo nshaka, uzanira ibizira cyangwa nkagukoresha ibyiza ariko ukabirya hamwe budakwiriye, uburyo budakwiriye. Twese ubundi wahenda wemerewe mukarya. Narabimusobanuriye yumva, Yesu wumva nibyo, ibyo umuntu yasonje ibyo bijya n'ubwenge ntabwo bukora neza, asa n'utari kubitekerezaho yiturije, kibaza ati umuntu ajya gutera. Kandi ubwo noneho iyo umuntu ashoboye ntabwo atekereza cyane, bari gutekereza ati kagende nsange abantu bari wenda aho bigaragarira amaso, ariko abantu benshi tuza kwicwa n'inzara, tugashaka gutsindwa n'igiherezo cy'inzara. Ikigezo cya kabiri ndavuga ngo maze umwanzi amujyana ku murwa wera, mugarika ku gasongero. Urusengero aramubwira ati nibura umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo utekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, udakubita ibirenge ku ibuye. Aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagereze Uwiteka Imana yawe. Ubwo kugereza Uwiteka Imana yawe, ibaze yaramufashe aramuterura amujyana ku rusengero. Umuntu ananiwe, arinaniriwe, imisonga iri kumujya mu mutwe y'inzara, adabagaye, ukagira ukamushyira hejuru y'inzu ishushe, tubwire hejuru y'amabati, umuterekayo, nawe ukabwira uti ukadabangana. Sinzi niba ari umuntu wari wajya hejuru y'inzu yari atariye cyangwa se yari ananiwe, ukaryama utasinziye neza, maze ukaguhagarika hejuru y'inzu ku gisenge, kwa kuntu nk'umupfumu ngo genda wubake. Sinzi hari nimba wabishobora pe, urahagarara ikagufata. Umunsi umwe nagiye hejuru y'inzu ndahagarara, ntariye, kandi burya hari abantu b'abaseribateri baba bari mu kazi, ukabona udashobora guteka winaniriwe, ugataha ukabiryamira, ejo bugacya ukajya nk'ahantu, utugeze ahantu ahibuka rwose ahantu hari umuganda, aboneka njye hejuru y'inzu, nageze riramfata pe. Ntabwo najya mvuze ngo mavuye gutya, ariko numvise ntabwo nakwiriye kuhaguma mamara akanya. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo iyo sereri yose yari afite ungende kuyumva neza, n'inzara n'umunaniro n'ukuntu yari kumva asimbutse yahonjoka, ari kumva ari gushya, akavuga ati reka ubundi nushaka gusimbuke Amerika barakuzakuramira ngo urakomeye. Akavuga ati ni icyubahiro urakomeye, uzi ko ukomeye. Kandi kuko yasimbuka bari baramuramira, ariko yari abayeho na Satani. Ati hareka mufatiranye mu gihe agihumye, mu gihe ananiwe yashonje, bite mufatiranye. Ubwo yabonye byanze, nimba kubera ku rusengero rw'Yerusalemu rwari rurerure cyane, kugira ngo murebe ari iriya nzu y'urusengero, hari abantu bafite insengero ziba zifite ibisenge birebire, ku buryo ureba ukavuga uti abantu bayubatse bari bahagaze hera. Ariko iyo ugiyemo bari kwibuka usanga harimo utuntu tw'utubaho twinshi cyane. Reka twongere twibuke noneho ikindi kintu ngiye kuvuga kimwe. Umwanzi ararongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu ijuru n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha n'upfuka mukandamya. Aramubwira ati genda Satani, uko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Ibaze kugira ngo ugende uhangare, maze umuremyi w'ijuru n'isi, yego yari ashonje, aramuterura aramugurukana no mu mpinga y'umusozi n'inzara yose hari. Reka tubishyire mu nyurabwenge, reba akabona ibikezi, amwereka imijyi myiza, amwereka ahantu hazima, kandi yamwigaje nk'umunyarukundo ati buriya wihanganye ukampfuka mukansenga.
bya byo kuvuga ngo uzaza gupfira abanyabyaha byaba birangiye, sinahitanye kwihera biriya byose nahita mbiguha, ubundi hasigaye ukibanira mu bwami nta na stress, nta nubwo wazongera no gusubira no kuvuga ngo Imana mwisho wabayeho. Biriya rero nkubwira ati ngwino ireka Imana, wareka n'Imana tukibana ntacyo twaba tubaye, wowe ukaza ubyiyoborera nje nkibera hariya wenda nanjye nkagutega amatwi, ariko nibura nawe impa icyubahiro nanjye ngukorere ibindi byose ukeneye. Kandi ntabwo yaramubeshye pe, ugaragara ntabwo asa n'utari umubeshye, ariko Yesu arareba ati tugize Uwiteka Imana yawe. Biratunguranye cyane, rumwe Uwiteka Imana yawe gusa amusubiza amasomo muri Bibiliya. Rusiferi rwose umwanzi ahita agenda, umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Umwanzi yahise avuga turananiye rwose. Ibigeragezo bitatu, ikigeragezo cya mbere cyari icy'inda, icya kabiri cyari icy'ubahiro, icya gatatu cyari icyo ubutunzi. Mubwire ibindi bigeragezo biruta ibi ngibi. Cyakora ikigeragezo kimwe cya Yobu ntabwo bagisizemo, aho cyo kurwara no kubabazwa n'umubiri, nicyo kitarimo muri ibi ngibi gusa. Ariko na Yesu nawe yarimo ababazwa n'umubiri, kubera kugira ngo inzara ibe iri kumurya ntabwo byoroshye. Reka tubutse gukora subscribe kuri channel Ubugingo Buhoraho. Kora subscribe kuri channel Ubugingo Buhoraho, ni inkunga ikomeye, kandi mukomeze mudufashe. Inkunga iyo ari yo yose wabona idukwiriye, yaba share, yaba like, yaba subscribe, yaba n'ubundi buryo bwose bwashoboka, turabukeneye ko dushobora ngo iyi channel izakure ikwire isi, ntabwo ari channel y'igihugu kuko ni channel y'isi yose. Birashoboka ko dushobora kuzakoresha n'izindi ndimi mu minsi izaza, dukoresheje ibikoresho tuzaba dushoboye kugeraho. Murakoze, ciao ciao.